numve ongera utuvuge nkumva nkujyane gusura bariyo mwumva. Uzi ko ngewe natekerezaga ngo uriya muhanzi ni wowe. Nyine abantu benshi nyine tu baravuga ngo turavukana, baravuga ngo turasa. Murasa byose ukubeshya. Ariko nyine tu no wacu man, no wacu. N'umuhanzi witwa Zeotrap. Aka kagasonga gakunze cyane, gafite indirimbo nziza cyane. Yewe iriya ndirimbo bwa mbere nkizibona nari nzi ko ari wowe. Indirimbo za Kinyatrap nazo ujuzifana nawe. Ndazireba kabisa, ndazireba. Ariko nta murumuna wanjye man uriya mutipe ararenze man. Cyangwa muravukana? Turavukana ariko wari kutubeshya sawa. Turavukana. Abantu benshi ubundi ari n'igihe njye no mu kabari bakagira abantu bose bakikanga ngo bari gukoranaho gutyo. Unywa inzoga? Nsaba se umugabo utanywa inzoga bari umugabo mwa. Yes, ni kuri Bushake TV. Njye nabwiye ko nzambagerera ahantu hose mu byerekezo byose. Uyu musore Zeotrap cyangwa se ufite ziriya ndirimbo zizi kuriya, numvaga ko ari mwene nyina neza wa Zayirwa. Niyo mpamvu nazanye Zayirwa ngo tubiganire tuvugishe ukuri. Kuko nabonye hari ukuntu nawe ujya ukaririmba karakantu ngo iki bavuga ngo ongera uvuge numva ngo ujyaniye ariko rero burya uzi ko namuruta umuhanzi. Ariko ubuhanzi buravuna kandi kumva nawe wabishobora, nawe ukajya muri studio ukazikora bakagukorera. Ngewe uriya murumuna wanjye nshaka ko dukora n'ingoma nyine tu bazagira ngo turi impanga n'ubundi. Ariko sitaretse kubeshya, ni murumuna wawe? Ni murumuna wanjye. Ibyanjye byo kumaraso nyine kuba turi kubura uko ari nk'inzozi mbese turi kumwe nawe. Ntabwo bari inzozi kubera ko wenda kuzi nyine man basi bwira abafana bawe cyangwa banjye basi nkondesha abantu basi bo yitwa Zayirwa. Handi kuri Bushake TV mba namusuye ngo tuganire, babwire kabisa kuntu ngo nawe ari mwene nyina wa Zeotrap. Kandi urabona ntakubeshya kuri mope mushatse Zayirwa mwamukunda, nawe afite ibihangano byinshi, ni umukinnyi wa filime akina ku Nganzo TV. Ariko mu ikindi cyo rakuzana hano akindi kabisa murasa neza ku isura. Umugabo kwaro isura murasa noneho ukuntu mwasokoje niba ari gusokoza byo bita madred. Ni dread pa. Ni dread wana madred. Murasa neza mbese wagira ngo ni ngindo ko baba nino. Urani bro wanje. Aho ndagusukije basi byibano babona iyi video. Respect ko Inganzo TV kabisa. No kuri Bushake TV. Kabisa. Tujye tubaye ibintu bishya. Uyu muhungu rero Zayirwa, uyu musore akaba ari umusore nashatse kugira ko nyandeba video zawe batandukanye. Niyo mpamvu naje nkavuga ati reka nkuzane hano mu by'ukuri uze ubwira abantu niba uriya musore mugira ikimufa. Sobonye no mu nzira abantu bari kubivuga no mu nzira. Murasa mumeze kimwe, uratambuka unavuga ngo Zeotrap. Nyine urabibona nyine umuntu amenyekanye cyangwa umuntu ufite amafaranga n'utayafite nago arema akantu nyine kari kubura. Wowe uzigaragara wowe ufite inzara. Akantu kari gakenewe kuri kamera. Twari turi kuri Zeotrap rero turi ku ndirimbo ze. Uyu musore arasobanutse, abamukunda rwose. Niyo mpamvu nabazaniye Zayirwa umuvandimwe we kugira ngo duce impaka atubwize ukuri. Reka tubige mu kiganiro kimbitse. Zayirwa, ese koko uriya ni umuvandimwe wawe? Uriya ni bro wanjye, brother. Cyangwa se wenda nyine twere kubeshya abantu kuri kamera udasanga mu kanya harimo abantu biyitirira abantu, sibyo? Ariko bikabagirira umugisha cyane. Nurese urabona ukuntu uriya kagarara kavuze ukuntu nyine yarangije kubivuga. Aston yarangije, niba Aston yari sinzi kuvuga neza kagarara. Small arangije, urabona ko byo byazamutse aratumbagiye. Kagara kabisa. Ariko nk'umuntu utamufollowinga we ahubwo azafollowinga iki? Umusore Kagarara ubu ngubu niwe muntu uri kuvugwa ahantu hose kabisa. Ntabwo ari mu Rwanda, ku isi yose ahantu hose bwa bugufi bwabaye uburebure. None ubu ngubu uzi ko niyo mpamvu turi kuvuga kuri uriya Zeotrap rero. Zeotrap ni umuhanzi kabisa, respect Zeotrap. Ngiye indirimbo zo ndazikunda. Burenge nicara gutya ngiye Zayirwa ngafata umwanya nkavuga ati ngiye gufata amasaha 3 ndi gusura imbuga nkoranyambaga cyane kugira ngo mbone umuntu tuzakorera ikiganiro. Buriya nibyo nkoresha. Niyo mpamvu nabazaniye Zeotrap tuganira nyine. Zeotrap ntabwo umuvukana buretse ko musa.
oya mane nyine gusa se nawe ugiye kumera nk'aba bandi se oya niba wenda mufite n'isano wenda yaba nka ba mama wanyu bavukana oya ntago nakubwira ngo byibura ngo umuviye n'umwe ariko ni umuryango nyine tu ajya umuviye wawe yavukana papa aramutse avukana n'undi mugabo uwo mugabo akabyara umwana nawe ukabyara undi oya ajya byita wiki uwo yaba ari umuvandimwe wanjye ba papa bavukana badata bavukana bacu bavukana yego ni ukuvuga ngo papa wanjye aramutse avukana papa wawe njye nawe tuba turi abavandimwe n'ubundi abana sasa abana be abana uko bimeze buriya umwana ni uko wavuga ati wowe urukumva turavukana ufite umwana nanjye mfite umwana ufite 0 nanjye mfite undi ibyo bintu ntibyakura babyara njye ibyo bintu by'ibisekuru naba nkubeshye ngenda cyane nababyara wenda muri comment baraza kutubwira ni ukuvuga ngo papa umbyara avukana papa wawe ukubyara noneho wowe ufite umwana nawe nanjye mfite umwana ubwo abo bana bapfana iki bapfana base nagukunze narebye inyuma nagukunze udafite abafana nubwo iby'isi bihahaha nagukunze narebye inyuma nagukunze udafite abafana nubwo urukundo rurange urukundo uwo twamuzanye n'izero trap rwose ngo wirubavu ariko zo trap niba ureba wenda nureba kano ka video uzamenye ko ufite umuntu musa noneho icyiza kabonirwa mutavuka turi kubyinjiramo cyane uwo muntu aragukunda aragukurikira arabizi nyine arabizi mana arabizi abantu bari gutura bazakora video bazakore ariko turazogashya muri comment ya video ze karo karingi turazogafata tugashyira muri video ze tugashyira muri ntuza ziwe kuri comment yego yera batubwiye muri comment basi n'umuntu utarakora subscribe kuri Inganzo TV no kuri Bushake TV warahombye kabisa buriya rero buriya tuye tugizanye ukuri ntabwo umuntu umwe yakwizamura ahubwo niba uri Aston Small azamutse kubera uri Aston wundi no munyamerika na mahirwe ese kuki wowe utazamuka nawe ngo uzamukire kuri uriya Zero Trap reka ibintu byose bimagirirane no gufasha byose bimagirirane kandi Zero Trap nawe wenda afite wazamukiye cyangwa se niba ntawe yazamukiyeho wenda sindizi ariko nawe ushobora kuzamukira kuri mugenzi wawe kuri iyi si uko tumeze ni ukuvuga ngo ni nk'amashyiga ikiga ni ukuvuga amashyiga abantu benshi ntabwo bayazi niba ngo batera amabuye rimwe atatu abantu benshi barayazi umuntu wavutse muri bibiri ninde utayazi harimo abantu batazi amashyiga umuntu wavutse muri bibiri nta muntu utazi amashyiga bitewe n'uwavukiye bitewe n'uwavukiye n'uzi umuntu wavukiye i Kigali numva abana b'i Kigali ntari umuntu utazi ariko njye numva abana b'i Kigali nyine kwa kundi ubona umuntu atanye amata ku gare abana b'i Kigali bazi ko amata ava ku gare none se nyine bakabimenya hariho batazi amashyiga genda uzane amata ku gare bazi ko nyine amata ava ku gare niba turi kuvuga rero n'amashyiga ni ukuvuga ngo ishyiga rimwe rivuyeho n'ubundi isafuriya cyangwa se inkono yahengama ni ukuvuga ngo rero tugenda natwe tuhengekeza ku bandi bantu kuri akagare yazamutse nawe nibyo gutangaza ugiye kubona ukabona uzamukiye kuri umuvandimwe wawe kara kantu wongera ukaribe neza ngo wamenye ndakomenya nahenza umuhanga nagukunze nagukunze udafite abafana nagukunze narebye inyuma bari bitewe n'ibyishimo indirimbo buriya ujye kuri YouTube mureba bahita nagukunze udafite abafana turaza guca muri icyariya reka tuze gashyiremo byibura gashyiremo agasogo akantu gatoya cyane akantu gatoya cyane kanzi bwinyi ugiye ukareba aho ngaho kabisa ni wa muhungu wanyu nawe kareba nyine nawe wabonye hip hop ariko arasobanuka wabonye ibyo afite ariko arasobanuka hanyuma buriya harimo abantu ugasanga umuntu baramwanze kuki abantu bagira urwango ni kwa kundi nyine uzi ko
ariko niko isi imeze nyine. Uzi ko ushobora kubona umuntu rimwe kuri YouTube ukumva uramukunze, none n'ikindi ushobora kubona umuntu ukumva uramwanze, nta nicyo mupfa, utanamuzi nta nicyo mupfa. Bantu mugira urwango ese nka buriya da buriya umuntu wenda uramwanze, wenda wanze abantu uratwanze kuri Bushake TV, turapfuye cyangwa se tukomeje kuba uzungukira he? Wafashe dufashanye urutoki ugakanda kuri subscribe byonyine kamwe gusa, isa amasegonda abiri se, nayo nageraho, ugakanda like share na comment, ukajya udukurikirana. Ntabwo turi gutegeka pe, ntabwo nubufasha, nubu turi gusaba kabisa. Jiba natwe tuzakore izina bacu. Hana ureba izabandi ukiri kureba tuna amaso na kureba abanyamerika kibabaje. Abanyamerika muzahurira he ngaho? Zeo Trap ufite izina ryiza, njyewe kabisa na vivuye gutya. Ari mpamvu video zawe zose indirimbo zawe zose ngiye kuya nzicura buri impamvu bikoze yizi usa n'uyu musore. Yo my bro, murasa neza. Nzagukundisha n'abasaza n'uruhinja. Nanjye umuntu uzabona umuntu dusa. Ariko sishana uri gusana ndimbati. Ndimbati arabyibushye cyane, afite n'ubwanwa bugize nanjye. So n'ubyibushye. Ukunda kabenzi. Tekibabasha ukunda ibenzi. Mpamvu ubyibuhaga inda gusa. Nukuri. Urakabije. Nukuri. Mbo tukiri kuri Zeo Trap rero, ngira undi muhanzi wumva wemera neza ukunda base. Izo baririmba zose. Undi muhanzi nemera se. Bora mane. Tiger. The Ben. The Ben. Yeah. Abana bari kuza ejo bundi Petit. Mwe ejo bundi mwitonde. Indirimbo ya The Ben yamenyekanye cyane. Ewe mana we. Ngo niba ari karimbo. Hari wayi kumwe na The Ben. Hari arakarimbo kera nanjye nakundaga. Nuko nahise. Ko nahindutse se? Oya. Ko nahindutse. Ona kindi kintu nifuza. Icyamukabona ko nahindutse. Ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse, ndatsinzwe ziko biza. The Ben man, The Ben. Ariko nkubwire abantu bamugiranya The Ben na Bruce Melody man. Ntago mureba na je nakubwira ibintu birenga na bitatu. Ibintu The Ben ashimije Bruce Melody. Icyambere na mbere. The Ben azi ubwenge. Se Bruce Melody nta bwenge afite. Tanze yo tubijyaho nyuma. Ubwenge ubupimira kuki? Ubwenge se. Ubwenge shaka kubwira. Si ukuvuga ngo nukungu yagiye mu cyaje akajya mu wa mbere yisanisha n'abantu bose, ingero zose bakabana huza. Ako Bruce Melody afite ibintu byo kwemera ku bantu. Icya kabiri The Ben arasenga. Salomon ndasenga. Ngwiki? Salomon ndasenga. Usenga. Nanjye ndasenga. Nase mvuze ngo Dawuri mu ijuru ndakuramutsa Mariya. Ariko mbona bigaragara ngo gusenga kwa izina ry'Imana Data n'Umutagatifu naho nsenze. Okay. Icya kabiri The Ben ni Bogari. Ubu ni ibintu bitatu mwemerera. Nibyo navuze nyine rero. Nuvuga ngo ibyerekeranye no kuba umuntu yakunda umuntu. Ibyo ntuzagire impaka kubera ko buri wese afite amarangamutima ye yatuma akunda umuntu. Buriya nibyo gutangaza ko ari umuntu ukunda bagucya akavuga ati cyakika ngenda cyanze. Mutanaziranye. Hari n'undi nawe ukureba akavuga ati karaka Bogari karagasore. Gasa na Zeo Trap ndagakoze cyane ati harimo bakobwa bakobwa ngo yaramusariye kuva aramusariye. Sibyo? Ngo rero kubyerekeranye n'urukundo ni Ben ntabwo ari Ben ahubwo. Ben nkubwire nawe uri umuntu mukuru ubu ngubu urambyaye. Byibura se mu gihe cyanyu niwe muhanzi wemera cyangwa wafanaga mu busore bwawe. Iko navutse numva indirimbo za Sebanani. Ruta ubarushinzo binyoye ubarushize kwiseretse urabarute. Ugiye kumbwira ngo ngubwiye umuhanzi ufara bati indirimbo wundi ngo hagati y'ibiti bibiri twakunda kunyura nagera ngizo rero twabe nyine umbajije zatera ku bwanyu nyine narebe
ngo abungubu wemera kandi abungubu twavuze njyewe muri ino minsi ndi gukurikira Zeo Trap. Undi ni uwe Zeo Trap ndi gukurikira. Undi ni uwe basi. Undi sageza ngo arezinde. Urambwira umuhanzi umbye n'indirimbo utaye kuri kamera. Kuko umuntu avuga umuntu akavuga ibikorwa bye. King James uretse ko indirimbo zinazibagiwe. King James uretse ko indirimbo zinazibagiwe. King James afite indirimbo zirenga magana ngahe. Nari indirimbo rimwe waririmba. Na Knowless. Ariko ntabwo wakubeye igitsina gore ntabwo wakibagiwe. Nkunda Knowless nuko ngiye nkunda Knowless. Karakanyenyeke. Oya nkunda Knowless. Batobora icyo ushaka. Ngiye nkunda Nazo ni umuhanzi. Oya ngiye nkunda Knowless ku isomo. Ngo uvuga King James bati indirimbo ye turangiza ikiganiro. Nkunda Knowless ku isomo nkumva namuso. Ntabwo namusoma ariko Knowless ku isomo. Kerema yakwica. Afite umugabo witwa Kerema. Akanyinya keza Knowless. Ntabwo ajya asaza Knowless bro. Ndi mureba. Ajya asaza kabisa. Asaza nk'umuvinyo. Abakunzi rero babushaka TV reka ngubwire ko uyu munsi kino kiganiro kwa turimo ni cyo kuvuga kuri Zeo Trap mu turirimbo twinshi afite, ariko impamvu nyamukuru yari kugira ngo mbereke mu by'ukuri umuntu basa ari we Zahirwa Uwirubavu. Zahirwa Uwirubavu rero mu gusoza ikiganiro agiye kongera adushyira kandi gace gatoya cyane ko yakuye cyangwa se ko afana muri Zeo Trap kugira ngo nyine ubone ko ari we. Ntabwo nababeshye ngiye ntabwo nababeshye mba namubazaniye, kandi ikindi Zeo Trap wanditsemo Zeo Trap tumona kuri YouTube, ariko none nibwo kuduforega kuri Bushake TV ndetse no ku Nganzo TV aho kantu gatoya cyane. Shaka indi ndirimbo cyangwa ibyo ushaka bipfa kuba Zeo Trap irandirimbo cyangwa ishema ndirimbo ya mbere ko yandirimbo irandirimbo buri bayita umwanda. Karako umwanda. Ongera uvuge numva. Ongera utuvuga numva. Kuri kutonga abantu muri kamera wiririmba udatumva muri kamera. Mbaye bigasi. Ko impamvu ndi kuvuga gasopo. Ongera uvuge numva. Urakumva? Karinde neza kuko ase basi nkawe ririmba basiriba nawe ririmba gato twumva. Ongera umvuge numve. Abaye papa w'abahanzi none. Okay, papa wa Zeo Trap. Ise. Ongera umvuge numva ngo ujyane iyo bagusuriye mumva iyo. Reka ngushimira cyane, numvaga ngewe nabonaga musa nkagira ngo ni wowe, ariko urutubwiye neza ko wenda muziranye kuriya cyangwa se mufite ibintu muhuriye, ariko ni byiza cyane mpamvu mba nabazaniye. Tujye muri comment twiganirire, ese wowe ubona uyu nguyu badasa ese uko mukurikire mbese nawe ngiye kamenye ushakira by'abana batubwire muri comment ngiye ushakira by'abana niyo umuhungu byibura mwamushigikira ukamwamuzana Zeo Trap n'umufana mbere si kabisa aramufana cyane. Ikindi cya kabiri banarasa.